Mwongeye kwirirwa bakunzi bacu ba Iwacu Bikore Bite TV, channel twigaho ibimera cyangwa utuntu n'utundi, ibimera aho byaba biherereye byose, byaba ari kimeza cyangwa ibitererano. Ikaze rero iwacu, abacuje rero abantu badukunda kudukurikirana bicecekeye buhoro buhoro, ariko badukurikirana ubujyanama bwanyu, abatwandikira, abatugisha inama, abo tugisha inama, mwese turabashuje, n'abaterankunga mwese namwe turabashuje. Ikaze rero kuri Iwacu Bikore Bite TV. Kino kimera rero ni ikimera cyiza cyane ku bantu bakunda kwifuza ngo impundu, kugirwa neza, urugo rwanze kugenda rukongera rukagendwa, wakwanze akakugarukira, tuwita umuki wanyu, mwese muwita ngo iki? Twebwe tuwita umutangampundu cyangwa umuvuzampundu bitewe n'ibyiza biba byaje iwanyu, ariko uyu mutangampundu ni ikimera cyiza kimera ahantu henshi ariko mu buryo butandukanye. Twebwe rero iwacu mu majyaruguru tucyita umutangampundu cyangwa umuvuzampundu, mu majyepfo ntabwo tubizi, cyangwa mu burengerazuba cyangwa mu burasirazuba cyangwa iwanyu i Kigali. Ese iwanyu mucyita ngo iki? Rero ikaze kuri iki kimera twigire ibyiza byacyo, ariko nimba tumaze kwiga ikimera, bantu banjye mbabwire ibimera tubona, bya biti birebire, bya biti bibyibushye, kukurangira umuti warangiza ukagenda ukawurandura, warangiza ukawutema ngo ugiye kuwivurisha, ntabwo tubikundaga, sibyo? Imba nifuza umuntu nimba nkwigishije ikimera ugikoreshe nk'uko nabikubwiye, ariko kugenda ugatema ikimera birambabaza kurushaho, kuko nimba utema igiti kizongera gushibuka gute? Soroma umuti ugende uwukoreshe nk'uko twabikubwiye, ariko ntukagiteme cyangwa ukirandure, sibyo? Ibimera byenda bicika, niyo mpamvu tugomba kubibungabunga, sibyo? Nubwo bitanga ngo impumuro ni nziza, ngo umwuka mwiza, ariko birengera ubuzima bw'abantu benshi, sibyo? Ariko icyo kintu cyo gutema igiti ukakirandura, oya. Rero uyu umutangampundu, ikimera cy'iwacu, iki rero urabona kigiye kumera nk'umuryanyoni, indabo zacyo, umuryanyoni twawizeho uburyo ukora n'akamaro kawo, ariko kino giti bita umutangampundu, buriya abantu ba kera bari bafite ubwenge pe, babonaga ikimera bakacyita izina ryacyo rijyanye n'icyo rikora. Uyu mutangampundu urabona ufite nk'umuhungu wanze gushaka, ufite umukobwa wanze gushaka, ajya gufata irembo, umuhungu wawe yagerayo akabivamo. Icyo gihe rero twebwe muri karica, icyo gihe umuntu wawe baba baramuzinze pe, gusubika ibintu yaragiye gukora. Nimba ufite umukobwa, baragiye bafashe irembo, ariko nubwo afashe irembo umusore abivuyemo cyangwa wa mukobwa abivuyemo, ati oya ntabyo nshaka, ujye umenya ko uyu mwana wawe afite impamvu. Ariko nimba wifuza ko icyo kibazo kivaho, hariho icyo bita karande. Karande ni karande, ariko hakabaho karande zishobora kuvurwa, ariko hakabaho n'izidashobora kuvurwa. Nk'urugero, ushobora kuba ufite nk'umuntu wenda unywa inzoga cyane, ariko barabimushizemo. Urabona kino gihe akenshi ntabwo abantu bagiterekera, ariko ntabwo bivuga ko abantu bose banywa inzoga iyo myuka ibabamo, ariko ni wa muntu nubwo yanywa n'agafuniko k'injerekani, muri karitsiye akaba ari wa muntu kuvuza induru ku musozi,
akabuza abantu amahoro, agatera abantu amabuye, uyu muntu ntabwo ari we, ntabwo ari we, mwabyumvise? Ariko uyu mutangampundu tuwukoresha mu kuzingura. Uyu mutangampundu bizinesi zafunzwe zirafunguka. Uyu mutangampundu umwana watinze kuvuga uramufasha. Umutangampundu ni umuti ushobora kuwukoresha bya bintu byinjiraga mu nzu bikavamo. Umutangampundu ufatanyije n'umuryanyoni, ba bantu bateza umwiryane mu rugo, kutumvikana, umwe akora ibye n'undi agakora ibye, umugabo arahembwa umugore ntamenya amafaranga yashira, umugore arahembwa akijyanira muri izi bizinesi. Rero ibi bintu biragufasha, bigabanya umwiryane mu rugo. Bantu bacu rero twiga ibimera, si uburyo bwo gushaka ngo viyuzi, oya, kuko yaba ari viyuzi nawe gahoze nkora buri munsi. Ni uburyo bwo kumenya. Buriya ubumenyi ni ingenzi ku buzima bw'umuntu, sibyo? Rero uyu mutangampundu, inka zabuze amata. Inka yabuze amata ishobora kubyara ifite wenda ikamwa litiro 7, ariko nyuma y'ukwezi kumwe cyangwa icyumweru na litiro ukayibura. Byagenze gute? Inka nta fumbi ifite, nta n'ubundi burwayi ifite. Icyo gihe rero iyo nka baba barayabuye. Uyu mutangampundu wongemo mukamisha, ukongeramo n'ibindi bitatu, birakunda, ugakama bigakunda. Uyu mutangampundu, umubyeyi wabuze amashereka. Hari ukuntu umubyeyi abyara ariko yakonsa amashereka akabura. Uyu mutangampundu uzabigufashamo. Hari ukuntu uba muri sosiyete, ubana bitewe na gurupe ubanamo n'abantu, ariko ukaba ufite umuntu wakwibasiye. Buri munsi ni wa muntu ujya gutanga raporo ku bayobozi. Muyobozi runaka yansuzuguye, muyobozi runaka ntakora, kugira ngo akwirukanishe. Bantu banjye, kuki wifuza kwirukanisha mugenzi wawe mu kazi kandi ako kazi ariko kamuha umukati? Mwajya munyurwa n'ibyo mufite, uwo munwa wawe uzakugezayo. Ubu se nibirukana mugenzi wawe, ejo umwana akabura minivare imujyana ku ishuri, ejo akaburara, uzaba wishimye? Rero mujye mugira umutima wa kimuntu. Rero mujya ko ubwo bunwamamo cyane, oya. Nimba umuntu aguhaye amahoro, nimba kurusha umushahara, tuza nyine, tuza unyurwe na duke ufite. Guhora ujyana umunwa hejuru, bayobozi hererere, oya, ibyo ntabwo ari byo. Nimba ufite umuntu umeze gutyo, nimba nawe umeze gutyo, uwo munwa uyu mutangampundu rero ufite umuntu ukugendaho gutyo akakubuza amahoro, wabikora gute? Akaba ari wowe wirukana akagenda, ariko agatanga umutekano mu bandi bantu. Abantu bafite intimba ku mutima, abantu baribabariye bitewe n'iyo isi igeze. Umuntu atekereza ejo yakura umukati, yahabona akahura nawe,
uzi abantu ibikomere bafite ku mutima bitewe n'abantu bagenda babunza iminwa, sibyo? Ariko uyu mutangampundu uzabigufasha. Nimba ufite icangiro, icyo bita ngo ni icangiro. Icangiro ni iki se ubundi? By'ahantu ngo ngo ufite icangiro, oya manza usobanukirwe n'icangiro iryo ari ryo. Bantu bacu rero turabakunda pe, 100%. Natwe ariko nimba ufite indwara, ufite umuriro, jya manza unyarukire kwa muganga, sibyo? Nimba basanga nta ndwara ufitemo kandi urembye, uzaduhamagare. Nimba hari ikibazo kitavurirwa kwa muganga, hamagara ubaze, ese muganga ko mpuye n'iki kibazo? Kuko kwa muganga ntibavura, wenda ntibafashe abantu ba bizinesi, wenda nk'ibyo byose twavuze imbere, n'izo za karande ntibazivura. Kwa muganga bavura ibi babona muri labo, nagabona uko atanga raporo. Ariko mbere ya byose nyarukira barebe nimba nta ndwara ufite, uzaze tukurebere tugufashe, sibyo? Ariko mbere ya byose gusenga, abantu banjye, nusenga Imana izakumva, ariko usenga ufite ukwizera, sibyo? Imana izakuremera pe kandi izagufasha. Warasenze ubura iki? Humura, ntukagire ubwoba. Akababaro ufite, agahinda ufite, Imana irakazi. Ntukiganyire, ibyo ukora byose Imana irabizi. Agahinda ufite, akababaro ufite, aho bigeze ukabona ibintu byaranze, senga ariko unakore, sibyo? Rero muri Imana irabakunda. Ibyo ubona byose biguhangayikishije, Imana irabizi. Murakoze cyane, turi kumwe.